Hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma umuntu yiheba mu buzima, byinshi. Ariko ngiye kukubwira impamvu 5 zishobora gutuma abantu benshi biheba, abantu bakunda guhuriraho. Niba unkurikiye kuri Rama Family, zose zitega amatwi urebe ko izi mpamvu hari n'imwe ujye uhura nayo, hanyuma urebe uko wayitwaramo. Impamvu ya mbere ni ukunanirwa kwitwara neza mu buzima. Abantu benshi baba bashaka kureba ibyo bakora kugira ngo nibura bitware neza, be kubangamira abandi, babane neza n'abandi mu buzima, bakagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo wenda barebe ko mu buzima bagira ibyiza bakora cyangwa se bakora neza. Ariko iyo byanze, ibi bintu bibatera kwiheba. Burya mu buzima buri muntu wese ashobora kwiheba, ntabwo bitunguranye, nta nubwo ari n'igitangaza. Ahubwo ni uko umuntu wihebye rimwe na rimwe atanamenya n'ikimutera kwiheba. Cyangwa se wabona n'umuntu wawe yihebye, ntumenye mu by'ukuri ngo uyu muntu yihebeshejwe n'iki. Ariko wowe unkurikiye kuri Rama Family, uraza kumenya nibura ibintu 5 bikunda gutuma abantu biheba. Uyu munsi wowe bishobora kutakubaho, ariko bikaba ku bawe. Kandi niyo bibaye ku bantu bawe, n'ubundi nawe birongera bikakugiraho ingaruka. Byumve, ntege amatwi, ntabwo rwose ngutindira, ni ibintu ndi buvuge mu kanya gatoya, ariko ibintu byumve neza. Icya mbere ni ukunanirwa kwitwara neza mu buzima. Buri muntu wese aba yifuza ko mu buzima burya yagaragara neza, abantu bakamushima, akagira imyitwarire myiza. Ariko iyo byanze, wenda akabona ko sosiyete itangiye kumureba ukundi, birangira yihebye, kuko ya ntego ye, cya cyifuzo cye ntabwo kiba kigezweho, ahubwo bikamutera kwiheba, akumva ko yanzwe, akumva ko nta muntu nyine ukimwitayeho, kubera ko bya bindi byose yifuzaga kugeraho, cyangwa se ya ntego yari yarihaye yo kwitwara neza mu buzima, isa n'igize ikintu kiyibangamira. Icyo ni cyo kintu cya mbere gitera abantu kwiheba, abantu bakaba bagira ibibazo nyine byo kwiheba. Icya kabiri gitera abantu kwiheba ni ikibazo cy'imibanire n'abandi. Abantu bose muzabona batabanye neza n'abandi, si uko burya bari amahitamo yabo, baba bifuza kubana neza n'abandi. Kubera rero comportement cyangwa se imico yabo, rimwe na rimwe hari igihe byanga ntibabane neza n'abandi, bityo ugasanga agize ibibazo, aribaza ngo mbese kuki abantu tutari kubana neza, kuki se abantu bari kunyanga. Ugasanga nyine bimuteye ibibazo, bigatuma ashobora kwiheba, cyangwa se ibintu ntabyakire neza, akumva ko ari wenyine, akumva ko nta muntu umwitayeho. Ahangaha rero nubona umuntu wawe afite ibibazo n'imibanire n'abandi, cyangwa se nawe ubwawe ukaba ufite ibibazo n'imibanire n'abandi, uzacunge neza, kuko iki kintu gishobora kugutera kwiheba. Icya gatatu gitera abantu kwiheba ni imibereho mibi. Buriya imibereho mibi y'ubukungu iri mu bintu bikunda gutera abantu benshi kwiheba, kubera ko iyo wananiwe kubona imibereho ushaka, cyangwa se wananiwe gusatisfeza ibyifuzo byawe, iyo wabuze akazi, iyo gucuruza bitari kugenda neza ugahomba, iyo wari ufite mbese iyo ufite ibibazo by'imibereho byanze bikunze, iyo utabaye maso ngo urebe ukuntu iki kintu ugomba kucyitwaramo, ushobora gusanga byaguteye kwiheba. Kubura amafaranga, ibyo bintu bijya bitera abantu benshi kwiheba. Bityo rero wowe unkurikiye, nubona wageze muri iki kibazo cy'imibereho mibi, ujye uba maso, nibinaba ngombwa uganiriza abantu kugira ngo babe bagufasha kumenya uko ubyitwaramo, kuko rimwe na rimwe ibi bintu bijya bitera abantu kwiheba, kubera ko nyine baba bahuye n'iki kibazo cy'ubukungu. Tugeze rero ku cya 4, mbere y'uko tukivuga, reka mbanze nshimire buri wese unkurikiye kuri Rama Family, ariko by'ingenzi ngushimire wowe wakoze subscribe. Nimwe mu ntera imbaraga zo gukomeza gukora ubushakashatsi, ngasoma kugira ngo mbone ibyo mbaganiriza, mbone inama mbaha. Ni ukuri ndabakunda cyane. Ariko kandi nawe nkurikiye utarakora subscribe,
you are welcome. Nguhaye ikaze kuri Rama Family. Ingingo ya 4 itera abantu kwiheba cyane kandi iri kugenda izamuka ni indwara z'ubuzima bwo mu mutwe. Indwara z'ubuzima bwo mu mutwe ziri kugenda ziyongera noneho abantu bakarushaho kwiheba. Buriya amarangamutima akabije ndetse n'agahinda gakabije, kugira ubwoba, kugira stress n'ibindi nk'ibyo bisigaye bitera abantu benshi kwiheba. Kandi abantu rimwe na rimwe iyo babona umuntu afite stress ntabwo bajya babona ko ari ikibazo. Iyo babona amarangamutima y'umuntu yatangiye gusa narenga, abantu babona ntacyo bibabwiye. Iyo umuntu afite agahinda gakabije, abantu babona ntacyo bimubwiye, bakavuga bati wenda ibi niba umuntu ari gukora ni umurengwe, ni ukwirya cyangwa ni ukutumwanya. Ariko ibi bintu biri kugenda bizamuka cyane bigatera kwiheba, kubera yuko ibi ntabwo abantu bari babifata nk'indwara zo mu mutwe, ariko burya ni indwara z'ubuzima bwo mu mutwe. Wowe nkurikiye rero, ibi bintu by'amarangamutima, bya stress, by'agahinda gakabije, rwose nujya ubona uri guhura nabyo cyangwa uwawe ari guhura nabyo, njye nakugira inama yo kujya ureba umupsikologe cyangwa se umuntu w'umuganga mu mitekerereze kugira ngo agufashe hakiri kare utaragera kuri iki kibazo cyo kwiheba. Tugere ku cya 5 ari nacyo cya nyuma gitera kwiheba muri 5 nabahitiyemo, ni ibitekerezo by'ubuzima. Muri iki gihe cya none abantu bahangayikishijwe n'ibintu bitandukanye birimo umwenda, ugasanga umuntu afite imyenda ikabije, umuntu akaba yagira kwiheba rwose, cyangwa se umuntu akabona nta gaciro agifite muri sosiyete, ahangaha nabyo bimutera kwiheba. Niyo abona nta kintu azageza ku bandi, nta kintu amaze, mu by'ukuri akavuga ati ngiye mbona nta kintu maze, nta gaciro mfite, ni nkaho kubaho ntacyo bimariye, ahangaha umuntu aba yatangiye kujya muri wa murongo w'abantu bo kwiheba. Ubu rero inama batanga muri rusange, kwiyumva utyo muri ibyo 5 maze kuvuga. Niwiyumvamo kimwe muri ibi ngibi, kabona bishobora kukugabanyiriza ibyishimo byawe, inama batanga, gana abaganga bo mu mitekerereze bagufashe hakiri kare. Biba byiza iyo umuntu atangiye gukumira ibibazo hakiri kare bitararenga inkombe, kubera ko iyo byageze kure kubivura biragorana. Ndagushimiye wowe unkurikiye kuri Rama Family, kandi nkwifurije ihirwe muri byose. Gira umunsi mwiza.